narinzi ko ari umunezero nsezeye umubabaro natunguwe n'umubabaro mwinshi yo natewe kwisa nagorwa kweri. Ubu wambwira ko ibi ngibi ngo ari ibirahuri ngo umugeni ngo yatahanye ku muntu twashyingiwe ejo si n'ibiki yacyuye koko. Ikirahure cy'amafaranga 300 nicyo umuntu w'umugeni acyura hari ku rwose isa nagorwa. Kwajya mundi kurota reka ntangare impamvu ejo nabonye babo baza gutwikurura birukanka ngo ni iminota 2 ngo kwa steri yebase mani ishobora byose. Ndebera kweri. Aisha ngwino hano kuko nyepfata inkwano ya 1,500,000 acyura umuntu bututa utasi bwa turuwaza sini sahandi usende wayirira nge isa nagisana yirira rwose. Akabati kambaye ubusa. Aisha bitebyaye ko ko naringize sinjye uhamagaye. Hoya ni wowe pana byaye ningo byasheriye ntutungurwe no kumva nkwise ngo Aisha. Nje mfite ikibazo ntageje ariko twakoze ubukwe. Yego. Kanjye isa ikindi kirahure wavuga ngo umugeni ngo yakiye ngo nanyweramo. Birashoboka ku nkwano ya 1,500,000 nahaye iwanyu ubu nibiki wacyuye mbwiza ukuri ubu isa y'amafaranga 300 zo zingahe? Aisha niwe ndi kubaza amafaranga nabakuye wayagize uti eske papa wawe yakoresheje iki? Witangara akabati kamwisa uretse ko oya buretse reka tuvugisha ukuri. Ubu kwa isa naho gucyurwa ubu butasi bwa turuwasa mbyuke nshaka ikintu wera mufata nkibure ubu bungahe bwose do usaba abashyitsi ubwo abashyitsi banaje babakiriza iki hakundi batuvugisha ukuri papa agira ubwenge ubu ni ibintu yaguhaye ngo dore ngo amajyambere ngo jya gushaka ngo kwa isa. Reka tuvugane gato nuko bitari bikwiriye ko umugabo aza buretse umugore yatahanye nkuko nguko kukimwe inkwano nabaye ntimwayibaze mwasanzaburamo n'ijana butse ko nta nubwo ndarangiza no kushirana ibintu hari n'ikiri mu kwase hari yayishe byo ntabwo bishoboka ahubwo ndumva ntunguwe no kuba oya witungurwa nge banyita isa sibyo none se ikiri urabona iki ni giki nusabona ari kibi ariko reka nkubaje Aisha papa wawe yaciye 1,500,000 y'inkwano igeze akubwira ko aburamo n'ijana. Ubu aya ni amaribisini ni irido ni cya kindi abazunguza ubu iki ni igiki? Ubu yiwararebye usanga yari irido ushobora kujya mu rugo rwa isa akuzana amafaranga ava uzana amafaranga mara ko yawe naraturutse nyereka ikintu kiri mu kabati. Nanjye ndagiye nguza akabati ngo umugeni ngo azazana amajyambere ngo yuzu usari mito itasi sabagira ngo no buzindu bw'inguru ibiki ni iki? Iyi tasi igura amafaranga arenze 200 zose harimo zingahe? 2 enye
uzi ufite abashyitsi batandatu babaye iki ariko nakubwiye ko ntarangiza gushira ibikoresho ntabwo twari twakanatinda Aisha si ryo ryambye ikitose cya mbere turi cyane none si wabaye witonze ikibazo ni ibikoresho Aisha ngomba kumenya amafaranga 1,500,000 nabakuye icyo yakoze no kuvuga ngo ikibazo ni amafaranga 1,500,000 yego none se bari ikibazo wari ufite biyagumana wapi amafaranga none papa ko ari yaciye ko atanciye 300 nta bakobwa 100 nta bagendera ubuntu kuki yanciye 1,500 no kuvuga ngo kuki nge nayimuhaye nuwo ngo wari ushaka bihwane neza nayo ba yes niba papa yaragubwe yaranciye 1,500 ntabwo kwa isaha do wajyane mu stikeri sisi niba amafaranga wari ushaka biyagumana Aisha ukayagumana ujye ukandika amafaranga washaka reba hano ntabwo impeta nshyize mu ejo byagutungura n'ijugunye kandi nkeneye kumenya amafaranga nabakoye icyo yakoze rero byo kuza ngo urazana ngo ubutasi bwa turuwasa kwa Isa no ntabwo bishoboka narinzi ko ari umunezero nsezeye umubabaro natunguwe n'umubabaro mwinshi yo natewe Fashe neza cyafide karibu hano mu rugo none se baramu kutari kumpa amakuru yo mu rugo rushyashya bimeze bite abantu bugeni nyine urumva ubwo turwubatse vuba ariko urabizi kuri inshuti yanjye ntacyo naguhisha ariko wapi kutese kandi urabona nyine uriya mugore wanjye nazanye twakoze ubukwe bundi mbese ntabwo nishimye none se urambwira ngo ntabwo wishimye gute ni umunyamahane hari ingeso mba afite bimeze bite urabona nakoye amafaranga sibyo 1,500,000 ntabwo arakabije Aisha namukoye 1,500,000 wa mukobwa uzi 1,500,000 1,500,000 niyo mafaranga y'inkwano wabo banciye Isa nibyo bine najyaga mara mubwira ntiwajyoza tukicara tukaganira murahubuka upanga ibintu wenyine 1,500,000 nyine urumva fide niyo mpamvu yamangura inshuti yanjye sibyo ariko nge nagiye muri uriya muryango bambonamo ubukire butabaho mbese niba barameze nk'abashaka kumunyima nimba baranyikuragaho ariko no ku munsi w'ubukwe bankoreye agashyi ubu kugera ubu reka mbikubwira uri inshuti yanjye wakwemera ko n'ubu ngubu nta n'iminsi ngahirasha dukoze ubukwe umushyitsi ashobora kuza ngo muri ikintu mwakiriza gusa ibyo bibaho simbone n'ikirahure cyo kuba namuguramo fanta umunsi umugore we nta majyambere yazanye amajyambere ariko Isa ntabwo ibintu gukora ntabwo ari byo n'isahani yazanye isahani ntirengeje amafaranga 200 y'ibice none nkibuka nkibaza ese kuko basi no bamugurira ibintu 500 wenda miliyoni bakayisigarana none nge nkibaza ese ni se mubi ni umuryango mubi ese bayahaye Aisha yabika byaranyobeye ariko se Isa uriya muryango ntabwo wari uwuzi baranuye ko ari abanyamanyanga ese Fidel kankubaza we ntiwakoye harya nakoze ubukwe aya 400 Isa jewe nakoye 400 ubwo byumvikana ko nagukubye 4 ku nkwano none wakwereka yazanye ibintu namaze hafi kwezi kose ntaragura n'umunyu mbese meze nk'umuntu nani mugoroba yanyatse amafaranga kugura ikiro cy'isukari tekeza ngo warashatse ubwo se ubwo amafaranga yapfuye iki nyine uribaza nge narebaje se bamumpaye batabishaka ese ikibazo n'umu bare yamuhaye arabika Fide nagomeze neza Isa reka nkubwize ukuri bira bintu wakoze rwose n'uriya muryango barakuriye nyine bakubonyemo amafaranga reka bamugucuruzemo niwe wabyiteye ariko reka nkubwire wenda nge Isa bashaka batazi uwo ndiwe ntabwo yamenye uwo ari we
buriya rero reka uriya mugore wanjye icyo bita Aisha azambona. Isa urasetsa rwose. Wowe ntabwo ari ugusetsa. Wamaze gukwa byararangiye ariko ni gute ufata miliyoni imwe n'igice imwe umva ukayikwa fatumba 100 400 500 miliyoni wavuze sabwo ko bambwiye ngo ntihaburamo n'igiceri. Isa najyaga mbona dusangira agacupa nkagira ngo ugira ibitekerezo ariko uraho ngaho gusa wakwamiye ku mukobwa nugiye bari kugucesha tu bari kuzitanga hari abakobwa bari hanze niyo tagira icyo abantu bari kumamagara ese tuze kugusura abakire bose tuziranye tuze kugusura mu kwabuki nkabwira ngo simari kubona aho nabeshye ngo nagiye muri honeymoon ngo ku Gisenyi baze none ngo amarido yazanye sowe uza amarido tugende mu nzu cyakweretse uransekeje mu by'ukuri niwe muntu mbonye watwawe n'umugore ugapfa gukora ibyo wibona Aisha ngaho mbwira rero mbwira amakuru y'uko abuki ndizera ko ibintu bimeze neza kwabukisha wendize reka genda udatuma nkubwira ibintu ntari nabwira n'umuntu umwe mbese sinzi ibintu byambayeho mu masaha n'ubu ntabwo ndabyumva neza aka kanya njyewe ni ukuri mbabarira umbere imfura pe umbwize ukuri ni ukuzubakwa cyangwa njyewe hari undi mwihariko hari ntari nasobanukirwa neza nguki musa urabizi uri inshuti yanjye ntacyo naguhisha cyane isi uri hariya yankoreye ibintu n'ubu ngubu ntabwo ndabyumva neza umva uko byagenze neza turaryama nta kibazo ntihageze mu gitondo cya mbere ntambwira ngo aka kanya umva nasanze akabati yakajagajaze igikombe arimo arabara ibikombe nazanye amatase ibikiyiko irushe umva buri kantu kose uravugisha ukuri areba abara sinje ati se nibyo kunyita ngo sheri reka mba yaramamagaye ngo wayishe manze kugira ngo se n'umuntu wo mu rugo wageze ahangaha cyangwa ndaza nsanga umugabo yahinduye isura nibaza niba ari isa twararanye biranyobera ngo ariko ngo ashinga ibi ni ibiki ngo ibi ngibi ngo urabona bihwanye na miliyoni imwe n'igice nagukoye ngo ngenda rumiwe ngo niko ngo reba ngo mbara mbwiza ukuri ibi birahuri urabona ari ikintu bibaye cyangwa ndabona nta kibazo bifite none se hari ahandi muhahira ari ibiti reka ngo ibintu ngo ni by'ijana ngo ibiki ngo ni bibi ngo ntabwo bikwiriye ngo urugo nkanjye nk'urwanjye nk'urwahisa nk'umuntu nakoye miliyoni ngo nguki ibyo nibyo nkubwiye mpfa mbabarira ariko se Aisha reka nkubwire nubizi ko turi inshuti ntega amatwi umbwire njyewe ibi ngibi ntabwo byabintunguye uko ni ukuri kandi unyumve gute ntabwo nje gusenya urugo rwawe mbabarire ariko se Isa ntabwo umunsi ariko nanabikubwiraga abakobwa bashyushye rero banza umbwire umuntu ushobora kukugurira ikarita yo guhamagara amayinite nibyo mvuga noneho hagakina no kumenya ngo wahamagaye nde yashize ryari akanashyiraho no kuvuga ngo ntabwo wamuhamagaye azifu wayamusabye kugira ngo umuhamagare kandi muri kumwe ntubizi banza umbwire ko ibyo bintu utabizi ndabizi mama ntabwo ndabizi ariko numvaga ko biri ibintu bisanzwe nyine nk'umuntu wese ushobora gufuhira umuntu wese akunda ibijya gushya birashyuha kandi ibintu ubibona hakiri kare niba umuntu akuguriye katuvuge wenda parufe akagusaba fagitire parufe tu ntawe ushobora kwigurira akuguriye wenda agasaha wenda nkaka cyangwa se n'akandi kantu akagusaba fagitire murakundana watekerezaga yuko ibyo ari ibyo mu busheri gusa iriya niyo miterere yakwerekaga ariko jye narabikubwiraga abwira Isa ni umugabo udashobotse akunda amafaranga kurusha abantu
ubundi si miliyoni n'igice yayigumana se niba si ikibazo isa njye sinzi ntabwo ndumva ikibazo gihari kuko ndabizi neza ko isa nkunda sibyo kandi nawe ndamukunda pe urumva ntabwo yagiye gutanga iyo miliyoni n'igice atankunze ahubwo ntabwo ndumva neza ikibazo ntabwo isa aho yakuye basi niba abona ari ibya fake twanabitanga tukazana ibindi ariko ntabwo umunsi wa mbere mu gitondo akibyuka akajya kureba mu kabati iriya mico ntabwo naninyuze ku bagabo reka ntabwo wabimbwira ngo byumve ariko se reka dusubire ku rundi ruhande wenda ibintu katwumve ngo ni ibintu Aisha twumvikane buriya abagabo bagira twinshi kandi niba ukiye bashobora kuvuga ibintu imbona nkubona hari ukuntu ashobora kuba yitoratoza ubundi se muri icyo gitondo mubyutse cyangwa hari ukuntu bitagenze neza mu gitondo ushobora gusanga icyo muziho ni uko atagendaga cyane cyangwa nyuma ya harya waje kugenda aza gusanga wowe nk'uko wabikurikiranye nk'uko ubibona ko buriya umuntu umarana igihe hari n'ukuntu ushobora kuvuga uti hari aho bitagenze neza wenda akaba ari muri ubwo buryo yitoratoza yabuze ahantu ahera bimeze biti cyangwa yasanze ari burundu nicyo kintu kimbabaza niyo mpamvu numvaga nta muntu umwe nshaka kubibwira kuko yatatekereza ibyo ngibyo ndagira nkubwire ko nta kibazo na kimwe uranzi neza uri inshuti yanjye twararyamye buracya umva ari sheri ishusho nta kibazo na kimwe gihari ahantu byaje gupfira nigera aje ahangaha muri salo atangiye gucekinga buri kintu cyose niho hantu byaje gupfira yewe nta kundi ariko ugende gake ushobora no gusanga yifitiye n'undi ku ruhande akaba ari impamvu ashaka kunyenzaho ahereye ku bintu none ariko n'ubundi ntiyagukundaga rega sheri waje kankuremo sasiyete isho nkurebye kukureba gusa ngomba ndi mu ariko se reka mwige tuganire ubona agerayo nyegera ikisi cyo nese ubona tuzabona mu buzima kugeza ryari urabona aziko nkureba nkumva nakumira nibwo nakumutima wanjye unyuzwe asise wigeze unkunda ibengere nkenda ndahaza nje kukwakira wese wigeze unyakira kurema amasogisi wayankizemo narakubwiye ngo ntaramenya amafaranga nahaye papa wawe ariko ngo nzabagore nta mahoro ntabwo yenda no kuboneka nanabikubwiye nimba utarubizi ubwo rubiza kwirwa unyirembyaho unyibwanagizaho no ngo cyuri ikintu nk'ibyo ngibyo ushaka inkoro nka kurya urushyi ukagira ngo ni nkubigukubise turabyumvikana kuko nzi neza ko irengero ryari amafaranga urarizi kuki urimisha none se uretse amafaranga hari ikindi kibazo ngifitanye nawe ni ikihe tudafitanye se icyiza dufitanye ni ikihe icyiza dufitanye ni ikihe none se isamba ngende umugore mubi ndi umugore mubi ahubwo se ugeze uba mwiza none se nicyo kibazo cy'ikibazo n'amafaranga ngiye kugeza ubu ntabwo ndamenya ikibazo cy'irengero umva reka nkubwire Aisha reka nkubwire waransebeje ubu uri kunsebya abantu baramamagara isa tuze tugusure bansureze iyo mbimenya nari kwemera nkajya basi no muri hoteli bakamenya ko ari hone nanjye ntanze amafaranga n'icendagaramye ndetse wati ejo wanjye azabashayininga urumva harimo amarida afatika kugiye kuza ngo nimba kuboko nguje ngo kwayisa ariko mushobora kubanza ari igishoro ubundi mwacakaga ubu wasanga papa y'amafaranga arafasha akajya gufungura amaduka ngo yarakunsunikiye nawe ukabura ubwenge ngo uranga kumbwira uko byagenze ariko se kamubwiza ukuri sibyo ibya bintu twahashye ni ukuri nuko mwahahiye ndariko biriya akumbwira buti ako ushobora kubona amajyambere agure muri botiki wigeze ufata icyanakubwiye n'ukuntu byanaduhenze akuzi ko amafaranga urimo kuvuga ngo yabaye menshi watanze akuzi ko mu rugo bongereyeho n'andi bongereye byonyine reba kuza kubakira burase mwabakiriye iki
buriya mwabakiriye iki buriya ngo kujya mwarabakiriye kumya ngo Doti yagenze nabi Doti yagenze nabi mwarari kumwasha buriya nyine mwabonaga duseka ukabona ndi kwishimira ko mama kado kagira ngo nanezerewe burya nari mfite umutima uri kubira ugera uvuga ngo amafaranga yawe yahashije umva uri kubira bikamubwiza papa watinyuke miliyoni n'igice ni imodoka naguraga se none se niba warumvisha utanyuzwe nsubiza niba warumvisha utanyuzwe jya ureka kuyatanga aho kugira ngo nze tujye twirirwa burya niyo ntayatanga rero urumva burya natanze kugira ngo nce agasuzuguro ka papa wawe uneze amatwi papa wawe ejo n'ejo bundi atazicara akanamenyera ngo yisayise gutinyuka gusa kumbwira ngo aranca miliyoni n'igice kubitinyuka gusa reka azabona aho yari akohereje sibyo kuko mwanyeretse ko nagara umukwe mushaka murashaka amafaranga nawe ari wowe ngo ishema nkibuka uko najya guzumbwira nagira ngo nyine ngo ishema ngo nukugaragara ngo ko wankoye ngo nkavana mu rugo icyubahiro ahubwo ukaza gusebya aho ugiye tasi wajya ngo ni ubuntu uzajya ngo umwe abana banywera umva reka nkubwire none se reka nkubwire nakwashije urambwira amafaranga agiye cyane wambwira ntago narinzi ko ari umunezero nsezeye umubabaro natunguwe n'umubabaro mwinshi yo natewe narinzi ko ari kubisamera none dore nisanze mu rugo rw'inzitane inzitane sinarinzi ko ari kubisamera none dore nisanze mu rugo rw'inzitane